Ngibi ibintu bitanu umugeni yakagombye kuba azi cyangwa se yagombye kuba amenya mbere y'uko ajya kubana n'umugabo we cyangwa se n'uwo bagiye gushakana uwo ugiye kurushinga. Nibyo ngiye kukubwira muri iyi video. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ngo hayi ikaze. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni igihe umunsi wa mbere wagiye kubana n'umugabo wawe cyangwa se mugiye kubana, wenda ibyo bakubwiye ba nyogosenge na ba nyirasenge bawe, ibintu bakubwiye bimwe bitandukanye usanze atari uko bimeze, wikwiriye gupanika ngo ute umutwe ngo ushushe ubwonko bwawe, ahubwo bifate tekirizi, bifate byoroheje. Ikintu cya kabiri ngomba kukubwira, irinde gupanika igihe cy'ubukwe ngo bakubwire inama nyinshi zitandukanye, umwe akubwiye ngo jya aha, undi akubwiye ngo nyura aha, undi akubwiye ngo nyura aho. Ahubwo ho n'umugabo wawe ubiganireho, mufate umwanzuro uhamye ushobora kuba wababera iby'ingenzi. Ikindi cya gatatu ugomba kwibaza, abageni bakunda kwibaza, cyangwa umukobwa cyangwa se umuhungu, kwibaza niba umuntu uri butangize igikorwa cya mbere cy'ijoro rya mbere mugiye kubana, ukibaza se ninde urabitangiza, cyangwa se ni njyewe cyangwa se niwe. Icyo rimwe na rimwe hari igihe iryo joro rya mbere mushobora kuba mutabasha gukora ibyo ngibyo mushobora kuba muri gutekereza, bishobora kubamo impamvu zitandukanye zatuma mutabikora, anyway umunaniro cyangwa se stress. Rero wikumva ko byacitse ngo utangire ngo upanike ngo ko bitagenze uku nguku ndabigenza gute. Shira ubwenge hamwe cyangwa se shira ubwenge ku gihe, wumve umeze neza kandi utuje. Ikintu ikindi nakubwira hano nuko ibyo bakubwiye sometime abantu batandukanye nama bakubwiye ujya kubaka, usanga ibyo wari witeze bimwe na bimwe atari ko ubisanze. Anyway ushobora gusanga wenda umugabo yarakubeshe ngo ntanywa inzoga kandi wenda anywa inzoga. Ibyo rero ntukabigireho intandaro zitumye ushobora kuba watandukana n'umukunzi wawe, ahubwo icy'ingenzi ni uko wamureka agafata ku gacupa ke ka mbere, hanyuma ubukurikiyeho ubutawe na mukabiganiraho, ukamubaza ati wagiye umbeshya iki n'iki, kubera ko nawe hari ibyo aba atarakumenyaho, nawe aba ari ibyo utari wamumenya, kubera ko nanone mwamuhuye mukuze. Ikindi nakubwira, irinda abantu muri iyo minsi baza kugira inama ati rero bigenze uko, bikore uko, uje ubigenza uko, bigenze uko. Ahubwo wowe nk'umuntu mukuru utekereza, shyira ubwenge ku gihe, uvuga ati ngiye kwiha ibintu runaka ngomba kujya ngenderaho. Wikumva yuko ibintu byose ari ba nyogosenge bagomba kuja bakugira inama. Ikindi nakubwira, ku ijoro rya mbere ry'ubugeni, abageni mwese muri gutekereza, wenda uramutse uri isugi bishobora kukubabaza cyangwa se ntibikubabaze. Ibyo ngibyo nabyo ntabwo wagombye kubigiraho intandaro z'uko umugabo wawe wenda yaba adashoboye cyangwa se hari ikindi kibazo yaba afite. So irinde kumushyiraho puresha zitandukanye utume ahora yishima. Niba wenda uzi yuko ari umunezero, enjoy mw'iyo minsi, gerageza ushimisha umugabo wawe, abyuka umutekere, umushakira utuntu dutandukanye, ku buryo nyine aba ari we ukubera ibyishimo byawe mw'iyo minsi yawe, apana kuba mu ijoro ry'icuraburindi cyangwa usange buri wese yanungunitse bitewe n'impamvu runaka. Gerageza ushake ibyishimo hagati yawe n'umufasha wawe cyangwa se n'umugabo wawe. Ikindi nakubwira hano ugomba kwitondera, niba uri umugeni ariho ugishaka, gerageza ibintu byawe byose ubishyire ku murongo, ugabanye ibintu by'akavuyo n'akajagari, ahubwo wite ku cy'ingenzi cyakujanye. Irinde inshuti zawe zora usanzwe ufite, sinkubwiye ngo uzicikeho, ariko irinde niba ariho ukigera ku mugabo ngo ujye uvuga ati inkumbuye za nshuti zanjye kandi nzihamagare zize. Ako kanya n'umugabo wawe niko kanya cy'ingenzi muba mukeneye kugira muganire.
So hari byinshi bitandukanye bafitiye, izi hari inama za mbere. Reka duhure mu yindi video iri bukurikire. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi bishyira hasi muri comment. Ndabakunda cyane, reka duhure mu zindi video zitandukanye. I love you so much.